Igitondo cyiza bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, turabashuhuje mwebwe mwese abakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo aho muherereye mu mpande zose zitandukanye z'isi. Turavuze ngo igitondo cyiza kandi umunsi mwiza kuri mwebwe mwese. Tuboneyeho kandi kubasaba ngo mugubwe neza mu mwami wacu Yesu Kristo ndetse munezerewe mu rukundo rwiwe. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Turongeye turagarutse ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Turacyari kuri ya topic yacu ivuga ngo witinya, senga, biracyashoboka. Ariko uyu munsi tumaze igihe tuganira ku mbaraga z'amasengesho, ariko tuzagenda tuvangamo n'inzitizi z'amasengesho. Imana y'amahoro ibagirire neza, kuko dushobora kuba mu buzima busenga ariko ntidutekereze no ku nzitizi z'amasengesho. Ni byiza ko tumenya imbaraga z'amasengesho ariko tukamenya n'inzitizi z'amasengesho. Wowe uri kunkurikira wamaze kubashishwa n'umwami Imana kuba mu buzima busenga, ni byiza ko unamenya inzitizi z'ayo masengesho yawe kugira ngo uzirinde. Tuzagaruka kuri nyinshi, ariko uyu munsi ndashaka ko tuganira ku nzitizi imwe ituma amasengesho yacu atumvwa cyangwa ngo asubizwe, igaragara muri Yesaya ibice 59 murongo waho wa mbere turageza kuri 3. Ijambo riravuze ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Utekereze kuri iri jambo rya nyuma risoza. Nshuti muvandimwe muri Kristo Yesu, mushiki wanjye, mukuru wanjye, murumuna wanjye, mubyeyi, dufatanyije muri uru rugendo rwa Kristo rugana heza, aho kuruhukira no guturiza. Biri ijambo ry'Imana rivuga ko ariho tuzaruhukira imiruho n'imihate tugeze aho Kristo yaduteguriye. Ndagira ngo turi muri ubu buzima, turi muri uyu mubiri, turasabwa gusenga uko byaba bimeze kose. Twaganiriye ku magambo menshi kandi tuzakomereza kuvugaho avuga hejuru yo gusenga n'imbaraga z'amasengesho n'ibijya bikoreka abantu basenze. Ariko nafashe igihe cyo gutekereza, ndavuga ngo Imana yumva gusenga irasubiza, kandi amasengesho nta kintu na kimwe kiyananira. Ariko nsomye Bibiliya nsanga hari ahantu hagenda hagaragara amasengesho adasubizwa. Ni ayahe? Ese ni ryari Imana itumva umuntu, itumva gusenga? Bibiliya, ijambo ry'Imana riratubwiye muri Yesaya ari icyo rivuze ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo nanirwe gukiza. Bivuga ngo ukuboko k'Uwiteka Imana kuracyakora ibitangaza. Ukuboko k'Uwiteka Imana kuracyakiza, kuracyarokora abantu mu nzara z'intare. Ukuboko kw'Imana kuracyakura abantu mu migozi. Ukuboko kw'Imana kuracyakura abantu mu bitero. Ukuboko kw'Imana kuracyakura abantu mu bibagerageza byinshi bitari bimwe bitandukanye. Ariko hari icyo ijambo ry'Imana rivuze. Riravuze ngo ntabwo uko kuboko kwaheze ngo Imana inanirwe kugira gute? Gukiza. Ijambo ryavuze ngo n'ugutwi k'Uwiteka ntikwapfuye ngo ananirwe kukumva, ananirwe kunyumva, ananirwe kutwumva. Ariko
utekereze kuri aya magambo abiri. Ijambo mbere riravuze ngo ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza. Bivuge ngo ashobora byose kandi kuracyahari ngo gukiza. N'ugutwi k'Uwiteka ntabwo kwapfuye ngo ananirwe kumva. Bivuge ngo Uwiteka aracyumva. Yesu nashimwe cyane. Bivuge ngo ukuboko k'Uwiteka kuracyakora, kuracyakiza. N'ugutwi k'Uwiteka Imana yacu kuracyumva gusaba, gusenga, kwinginga buri kimwe cyose. Ageze hepfo kuri 2 aravuga ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu. Haleluya. Gukiranirwa, kuba mu buzima budakizwa, kuba mu buzima buhora bwivangavanga mu ndavanga z'ibyaha. Gukiranirwa kwanyu, gucumura kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu. Bivuze ngo ibiduteza gukiranirwa, umuntu ufite gukiranirwa muri we ntabwo ashobora gusenga ngo Imana iramburire ukuboko kwayo kugira ikimukoraho. Umuntu ufite gukiranirwa muri we ntabwo ashobora kubwira Imana ngo ijwi rye rigere ku Mana. Bivuge ngo wasenga na gukiranirwa, ntabwo ukuboko kw'Imana kwagira icyo gukora ku buzima bwawe, ntikwagukiza. Kubera iki? Impamvu yo kutagukiza nuko ugutwi kwayo kutakumva. Kuko ijambo ryavuze ngo n'ugutwi kwayo ntikwapfuye ngo inanirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu. Uko gukiranirwa niko kudutandukanya n'Imana. Wahamagara ntiyumve, kuko aho iri n'aho uri birahabanye. Wayibwira ntiyumve, wayitabaza ntigutabare, kubera ko ikirere urimo n'ikirimo. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yacu irakiranuka, ibana n'abakiranutsi. Bivuge ngo utari umukiranutsi ntutaka, ntusenga, ntuhamagara ngo ijwi ryawe Imana iryumve. Niki kiduha gukiranuka? Bibiliya ivuga ko ikintu kiduha gukiranuka ari ukwizera Kristo. Amaraso ya Yesu niyo aduha gukiranuka. Bibiliya irabivuga, Paulo yarabyanditse mu Baroma, aravuga ngo gukiranuka kuzuye ni ugukiranuka kw'Imana kwavuye mu ijuru. Uko gukiranuka ni ukuhe? Niko Kristo. Igihe utarizera Kristo ngo umwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ntabwo uri umukiranutsi, uri gusengera inyuma yo gukiranuka. Kuko gukiranuka kwacu ni Kristo. Uri muri twe, niwe uduha gukiranuka. Igihe cyose nta Kristo urakira mu buzima bwawe, ntabwo uri umukiranutsi. Ariko igihe cyose wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, umwemera ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ubarwaho gukiranuka. Utabiheshejwe n'imirimo myiza wakoze, ahubwo ubiheshejwe no gukiranuka kwa Kristo n'amaraso ya Yesu. Ku muririmbyi yararirimbye, umuririmbyi w'120 yaravuze ngo Uwiteka umucamanza mu gitero cya 3 iyo ambonyeho amaraso ya Kristo, ngo ntanyita, ngo anyita ukiranuka, ngo kuko Yesu yarancunguye ngo mbuwe. Niko kunyishingira ubwo adapfa nanjye singipfuye, kuko njyewe na Yesu turi umwe. Ikiguha gukiranuka ni amaraso ya Kristo. Ayo maraso ya Kristo aba y'agaciro ku buzima bwawe ryari? Igihe wamaze kumwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Uwiteka Imana nibwo akureba akakubona, akaba hamwe nawe, ubiheshejwe na Kristo uri muri wowe, bigatuma ubarwaho gukiranuka. Hanyuma ijambo ry'Imana hari icyo ritubwiye ku murongo, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana. Dutandukanywa n'Imana ryari? Iyo tutari twizera uwo yatumye, ari we Kristo. Nicyo gihe dutandukanywa n'Imana. Hanyuma ijambo rirakomeza riratubwira ngo n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso, ikanga no kumva. Ibyaha byanyu, tubarwa nk'abanyabyaha ryari? Igihe
twihakanye Kristo tugatandukanywa nawe, nibwo tubarwa nk'abanyabyaha, kuko nta gukiranuka kw'Imana kuba kuturimo. Kandi iyo Kristo yamaze kugera muri twe tukamwakira, dusaba kurinda iryo sezerano twagiranye na Kristo, kugira ngo ubumana bw'Imana bugume muri twebwe. Nibwo tubasha gusenga Imana ikatwumva, hanyuma tukabona igisubizo. Igihe cyose uzasenga udafite Kristo muri wowe, ayo masengesho ntabwo Imana izayumva. Igihe cyose uzasengera mu byaha utari wemera kurekura ngo wihane ibyaha, tandukane n'ibyaha, Yesu Kristo yaje kudukiza icyaha kimwe gusa, icyaha cyo kutizera Imana. Hanyuma nyuma y'uko adukijije icyo cyaha, natwe duca umugozi w'indavanga z'ibyaha twakururiwe no kutizera Imana. Iyo umuntu atizera Imana ntatinya gusambana, umuntu utizera Imana ntatinya gusinda. Umuntu utari wizera Kristo ngo amwakire, namara kwakira Kristo, Kristo amukoremo transfert y'umwuka wera, amushoboze kunesha icyaha, yivangavanga mu byaha byose. Kandi ibyo byaha, icyo cyaha cya mbere cyo kutizera uwo Kristo umwana w'Imana watumwe kuri twe kugira ngo aduheshe gukiranuka, amahirwe ya kabiri twari duhawe, utari wayakira ntabwo barwaho gukiranuka. Kuko Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo ba data na ba mama bahatubyariye mu byaha, biturutse mu nkomoko y'icyaha cya Adamu, bituma natwe tubarwaho gukiranirwa. Yesu Kristo icyo cyaha nicyo yaje gukuraho, kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho, adukureho urwo rubanza rw'icyo cyaha cyo kutizera Imana cyaturutse kuri Adamu wa mbere. Uwiteka Imana turemera gukiranuka kuvuye mu ijuru kwa kabiri, ariko Kristo umwemeye akamwizera abarwaho gukiranuka kuzuye kwa nyako. Ariko hanyuma y'uko kwizera rero, natwe dusabwa guca amashami ya cya cyaha agacika muri twe. Iyo inguri y'igiti yamaze kurimburwa, biroroha guca amashami. Rero Bibiliya yatubwiye ngo ibyaha byacu nibyo bidutandukanya n'Imana. Hari ukuntu icyo cyaha kirimburwa na Kristo muri twe tukabarwaho gukiranuka, ariko tukagomeza kuba imbata y'amashami. Ubusinzi ni ishami ryo kutizera Imana, ubusambanyi ni ishami ryo kutizera Imana, ubujura ni ishami ryo kutizera Imana, ubugome, ubwicanyi, uburozi n'ibindi nk'ibyo ni ishami ryo kutizera Imana. Ariko hari ukuntu Yesu Kristo tumwakira kugira ngo yice wa muzi wa cya cyaha awurandure. Yego tukanamwakira tukanamuhabwa, ariko tukagomeza kuba abakoroni n'abaretwa b'ibyaha byitwa amashami yakomotse kuri cya cyaha, tukagomeza kuba abaretwa bacyo. Ibyo rero nibyo bituma Imana itatwumva. Abaretwa, kuba umuretwa w'ibyo byaha byaturutse kuri cya cyaha cyo kutizera, nibyo Bibiliya yavuze bituma Imana itumva gusenga kwacu. Mu buhe buryo? Ntabwo wasinda ngo usambane, ntabwo waroga ngo ugambane, ntabwo wasebanya. Uze gusoma no munsi uraza kubona ibyo ivuga ngo amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso, intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa, akanwa kanyu kavuga ibinyoma, n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi by'ibihwehwe byinshi. Ayo mashami rero niyo atuma gusenga kwacu kutumvikana imbere y'Imana. Ukiri muri ayo mashami, ukiri umuretwa w'ibyo byaha byakomotse kuri icyo cyaha, ntabwo gusenga kwawe gushobora kugera ku Mana. Ndakwinginze wowe urimo kunyumva, wari ugifite imigozi ikuboshye y'ibyaha, bino byose turimo tuvuga n'ibindi byose tutavuze, ariko uzi ko bitanezeza umwami Imana, uca uwo mugozi hanyuma gusenga kwawe kumvikana imbere y'Imana. Senga ariko uhagaze mu mwanya wa nyawo.
ijambo ry'Imana muri Yohana ndibwira ni 4:23 na 24, ijambo ry'Imana riravuga ngo dore igihe kirageze ubwo abasenga data bamusengera mu mwuka no mu kuri. Mu mwuka ni muri kwa gukiranuka, mu kuri ni kwa gutandukana na bya byaha by'indavanga twavuze hano. Bikore ukiranuke usenge, Imana izasubiza amasengesho yawe. Igihe cyose utari wacu uwo mugozi uzasenga uruhe, ariko nuca uwo mugozi w'ibyaha, ibyaha bigapfa ku buzima bwawe, uzasenga utarushye. Ntabwo uzavuga amagambo menshi, nukurikira amagambo yose abatubanjirije b'abakiranutsi Bibiliya ivuga bakoreshaga mu bihe byabo byo gusenga. Ntabwo bavugaga amagambo menshi. Uzumve Eliya yaravuze ngo Uwiteka we agiye kumanura umuriro, isengesho yasenze riri gufi cyane. Yaravuze ngo Uwiteka we bimenyekane muri Isiraheli ko ari wowe Mana, kandi nanjye bimenyeke ko ndi umugaragu wawe. Amagambo abiri ngo umuriro umanuka mu ijuru uraza utwika igitambo. Kandi abahanuzi ba Bayali ngo bari biriwe bikebagura umunsi wose. Kubera iki? Basengeraga hejuru y'ibyaha, basengera hejuru y'indavanga, basengera hejuru yo kutizera. Ariko Eliya umukiranutsi wari ufite kwizera kandi yaratandukanye n'indavanga, yasenze amasengesho make cyane. Bimenyekane ko ari wowe Mana muri Isiraheli, kandi nanjye bimenyekane ko ari wowe wantumye. Umuriro umanuka mu ijuru utwika igitambo. Imana ibashoboze guca iyo migozi no gutandukana n'izo ndavanga, kugira ngo mubashe gusenga Imana yumve amasengesho yanyu, ahabwe agaciro mu maso y'Imana. Data wa twese bagirire neza. Mana ndakubashye kubw'ijambo ryawe riherekeza uyu munsi, ribe ry'umumaro ku muntu wese ugiye kuryumva, kandi ahindure uburyo kugira ngo abashe kumvirwa n'Imana mu gihe cye cyo gusenga. Urakoze kubyumvise, kandi ugiye kwesha icyubahiro. Mwuka wera agomeza ashyigikire amagambo mu mitima y'abantu. Bisabye nizeye kubiduha ku buntu mu izina rya Yesu. Amen.